Isanduku ni yanjye. Kana ndebe mani niba batanamenye. Menze numva ngo nebyiri wasanga agiye bamaye 3. Bari kuririmba se? Mani abantu bajye bamenya impamvu. Aka ni agakoresho. Niba ugize amahirwe yo kumenya ubwenge, ukabasha gukora ukabasha kugira gute. Ntabwo ushobora kongera kugira igitekerezo cyo kubanza gukora ngo ubake inzu utarabanza kugura aka gakoresho ngo gashyire mu nzi wawe. Aka ngaka nakoro nako kugura kugira ngo igenza abanavuye mu mubiri ntuzirirwe urushya abantu mani. Ayi warapfuye birarangiye. Niko kubonana murabeho abaye umushyitsi kwirimbi. Kakagura 170. Ubundi nta muntu ukwiye kugura inzu wa mugana ataragura isanduku. Uyu muntu azanye igitekerezo kizima. Aka ni agaciro ni iterambere witeganyirije rata muntu we mu buryo bwe harumva ari byo kuko nibyo twese n'ubundi nicyo tuzagendamo. Niba yiteganyirije nukuvuga ngo cya gihe napfa nta bushobozi afite ntago hazaza babandi ngo ni mwe muzanye 100 200 bazaterura serikeye bamujyana hakwiri. Ntago uyu muhungu rero afite ubwo ntago akoze nabi akoze neza kuko yiteganyirije mu bwiteganyirize bw'ibintu nabyo agomba kubyiteganyiriza ahubwo mbonye afite ubwenge. Reka mbabwire buri Imana ni igitangaza mwese muzanyura hano ntago ari bizima. kubera iki ngo sajya kugura isanduku utari wapfa. ntago isanduku ntarapfa nanjye nabandi kwisorera urupfu kandi ntarugeraho. Mwakabonye ngira agakoresho ndakiguriye utarunzi nitwa Mbeba y'inzungu optimistic peace intercontinental ballistic missile with nuclear weapon peace homme intégré homme responsable respectueux révolte qui dort enfant de Dieu pour Dieu rapidité qui mange les autres. Yes, Big Towners mwonje mwiriwe amakuru yanyu ndakeka ko mumeze neza ndi mukamburi mu gukurikirana Big Town TV 5/5. Aba Big Towners uyu munsi hari inkuru itangaje ibabaje iteye ubwoba kubaje kwireba akakanya. Reka mbabwire ko mube tayari maze mukurikirane ibigiye kuba hano. Nje naje hano hantu barambwira ngo hari umuntu waje kugura isanduku Serikeri. Ngira ngo murayizi yaje kwigurira isanduku ngo agiye gupfa nimba ari saa 9. Uyu muntu arazwi akaba yitwa Mbeba y'inzungu ngo yiguriye isanduku Serikeri. Natwe twese tuvuga ngo reka tunyaruke hano tuze kumureba maze dukurikirane ese ibi bintu bimeze gute. Mbeba nguyu hano ibyo nababwiye nago ndi kubabeshya. Mbeba bimeze gute? Amakuru amakuru nyine nagezweho tu. Kufite ubwoba? Ntabwo bamfite. Kumeze nk'umuntu utameze neza nice kibazo papa? Shagiye meze neza mwana. Mubizi nta kibazo? Nta kibazo mfite. Ubwo nuko mumbwiriye nyine naje kwigurira akaboro hano. Urumva? Agakoresho nyine n'iki urakabona. Andi kureba nyine niba ahazaza ari hazi. None iyi sanduku ni yande? Isanduku ni yanjye. Ni yawe? Ni yanjye. Wapfuye se? Shamani ibyo byihorera. Ntabwo napfuye ndi muzima. Ubusanzwe tuguriye amasanduku abantu bapfuye. Wewe wapfuye se? Buri umwana yavutse. Akivuka. Bundi hari ibintu bitatu bitegereza umuntu akiri ku isi. Iyo umwana akiva mu nda ya mama we. Icya mbere ni amarira. Isi ikwakire rero. Ikwakiriza inkoni nyine. Icya kabiri no kuganya. Umuntu akuraganya nta munyabushobozi urabaho kwisi utaganya. Icya gatatu apfa niha. Ari kubyumva. Ari gupfa rero bakakujyanira usoro ariko hari no gupfa uhagaze noneho. Abantu ujya bumva se bapfa bahagaze. Njya mbyumva. Rero ndi muzima nuko naje kwigurira agakoresho hano tu. Isanduku ni yawe? Kamera muyifate neza kwanza. Ifite n'umusaraba. Ni isanduku nyasanduku Serikeri. Harimo kwihanagura. Ese ibi bintu bimeze gute ko biteye ubwoba? Haije kwijamo.
ngo Kana ndebe mani niba batanamenye menze numva ngo nebyiri wasanga agiye bampaye 3 urumva Ndari kumva abantu batangiye no kumuririmbira akaririmbo koko papa bimeze gute kurya bari kuririmba se mani abantu bajye bamenya impamvu aka ni agakoresho ubundi reka nkubwire iyo ukivuka deja nakubwiye kurira niba ugize amahirwe yo kumenya ubwenge ukabasha gukora ukabasha kugira gute ntabwo ushobora kongera kugira igitekerezo cyo kubanza gukora ngo wubake inzu utarabanza kugura aka gakoresho ngo gashyire mu nzu iwawe aka ni agakoresho k'ingenzi mani uvuye kugura isanduku aka ni agasanduku ni agaserikeye mani iyi ngiyi ni nk'uko wajya mu isoko ukajya kugura ibase hariya rwose iyi base uyigura ngo uyikoreshe iki uyogeremo aka ngaka nakora nako kugura kugira ngo igihe nzaba navuye mu mubiri ntuzirirwe urushya abantu mani aka ngaka urakagura ukagashyira mu nzu iwawe hariya mu inegeka rya 5 urumva isi yagukakaje ariko umwuka washira ukakajya mu tiri ujya kurushya abantu mani ko wayiryamye muse muri uyu mujyi wa Kigali ibintu bibiri bihenze no gushyingura n'ubukwe ibyo bintu uko ari bibiri uzabibaza uzumva urumva ubusa agaciro k'ubutaka ka 2010 na 2022 ni bimwe sanduku mani twe twakuze zigura 1000 ubu zigeze ku 500 hariya mu gakinjiro harimo ni za miliyoni yo byihorera rero so uyiguza ngahe iyi ngiyi reka mbanze ndebe mani niba nanajyamo bareba neza yinjiye mu isanduku harimo gupima isanduku nimba imagine ni hatari ako karirimbo ngo ayi warapfuye birarangiye niko kubonana murabeho abaye umushyitsi kwirimbi wakabonye nabibonye karagukwiye se karankwira nyine aka nakange mani kandi wasanga hari abantu ndabiza abantu bari bwandike comment barazana ibintu byazagarazagara bamwe na bamwe aka nagakoresha ukeneye nanjye nkeneye utagakeneye muri mwebwe ninde ngwino ukagure n'umudamu wawe niba umufite niba ngombwa bakongeze nakumwana wakaguza ngahe se papa kakagura 170 wakaguza 170 wakaguza uyu munsi akaguze si agakinjo singaka uruguru ntidukubirani hanganye noneho nje nashaka kumenya impamvu wigura isanduku kandi uracyari muzima mani impamvu umuntu agura isanduku nabivuze ni iki ni igikoresho urumva buriya ntabwo wajya kubaka etaje utarateganya aka kantu rwose uzi bangahe bazimanukaho uzi se bangahe noneho inkuta zigwira uzi ubusuza abamotari bangahe birirwa mu muhanda imodoka yamubatura ugasanga bafite ifoto bari kugenda banyura ku iseta bavuga ngo mwohereze igiceri cy'ijana noneho ibi bintu biteye ubwoba uzapfa ryari kugira ngo wigure isanduku nka gutya mana abakiranutsi dupfa saa 9 z'amanywa mani wabyumvise abakiranutsi bapfa saa 9 z'amanywa niho Yesu aca none urimo kwihanurira urupfu se n'umwanzi kari intumwa y'Imana rwose ninde uzatura nk'umusozi wakanyarira ninde nyine mumbwire muri iki gihugu cy'u Rwanda ninde uzatura ku buryo wavuga ngo uyu muntu azamara imyaka 200 agomba gupfa mani abaniga mumbwire namwe uyu muntu kwigurira isanduku akiri muzima mubibona gute shaji uyu mukobwa ngiye nakubeshya nimbaza nishaza kubera ko ngiye ibintu uri kubona sha no munsi wo kubeshya oya uyu ni umunsi wo kubeshya yariguze bya serie wowe ubibona gute dore yajyanyemo n'ingofero ahubwo se barajya yiteguriye ibintu bye n'imyenda dore hariya umukobwa yari seriye ariko Badman uri seriye kabisa ngewe reka ngucire ku mayange
sha Nipaka kumacha. ndumiwe papa we urabyumva Agiye nipaka kumacha. Gusa ni waki akura mwega yitekerejeho maniga. Sister wanje naye murebe mani maniga. ubibona gute ni sawa cyangwa ntabwo ari sawa kwigurira isanduku umuntu akiri muzima Oya ni waki nyine mva nagahinda niki. Gusa nyine nipaka kumacha. Nipaka kumacha. batumuga ni mu kinyarwanda ngo tubyihorere kuko uyu muji sha tubyihorere byawe Uyu muntu apfuye yari. aracyari muzima Manu urashonje nakubonye. yigura isanduku Yayiguze. Nawe umuseka. sha jamana waguseka ubundi nta muntu ukwiye kugura inzu wa mugana ataragura isanduku uyu muntu azanye igitekerezo kizima ubwo mwese mugendereho bose abo nawe uvangawe wari uri mu mubazo uyimuguriye akugurije uyigure cyajye muyamenye kuyigurira afite ikibanza ma kiriya gitekerezo umutipe afite n'ikibanza umva egera hano nkwereke jama yiguriye isanduku akiri muzima oya mutubarize nimba afite n'ikibanza kuko yiteganyirije hakiri kare mubaze kabisa dusubize papa barimo abantu batangajwe no kubona wiguriye isanduku ufite n'ikibanza aho buri muntu wese ureba ubwo si isanduku aho ahagaze nicyo kibanza cye wumvishe igisubizo ariyo yagiye ninde ushaka kumubaza undi murekere muri geto yiwe rwose ni geto iyi ni geto ye rwose yayiguriye nta n'ikibazo afite namwe ko wapfuye urimo uranuka aracyari muzima yiteganyiriza garapfa saa 9 zana amaburo garapfa saa 9 zana amaburo bakti iri flag zana amaburo mwereke oya oya aracyari muzima reka tumwice neza reka banze dusobanurire kwanza arazutse se aracyari muzima cyangwa arimo arasamba aracyari muzima yiguriye ikibanza yigura isanduku mani jewe nashaka kubereka nyine ko mve kwigurira agakoresho mundeke nanigendere witonze kugenda ubundi wagiyemo muri iyo mpamvu musobanure ngo wagiyemo muri iyo mpamvu ahubwo wavuye he mvuye se ko ndi mu gihugu wowe ukaba uri mu gihugu cyawe ukaba unavuga aho ugiye kwiruka se Kigaragara cy'uyu nta nubwo azi kwizigamira agakoresho siko bimeze kwizigamira agakoresho nk'aka ntabwo azi kwizigamira agakoresho iki gikoresho kutangiye gusohokamo ubundi witwa nde mbere yo kumbaza amazina ufite ikibanza mu mujyi wa Kigali utuyemo nk'umuryango yego cyangwa oya nta kibanza ufite ikibanza wicyawe ni iki se ahubwo ndabona wowe bigiye kurangira watubwira igihe wavukiye ko nta muryango wari n'ubundi tukaba tukora n'akantu hariya tuzana itaka dushyiraho Chabai za kunyana sace nawe nibwo ari ubundi mu biryo ukunda ni wabitonze kugenda ariko kuri mu bantu none se itabi mwegere hirya adusobanurire kwanza namwe muri kunesa kabisa mumureke kwanza banze dusobanurire impamvu uyu mugabo arabisobanura wowe no kwizigamira wanyu uyu mufata pisa ubwo wowe kwizigamira uzi n'ubwenge Kigali wowe zanemuka gahe baze wanyu ibaze kuba ubizi neza utekereza ibaze kuba ubizi niba utazi kugura agakoresho nk'aka ngaka wana sitaro ugana he urajya he aka gakoresho jya mu gakinjiro hari ukagure niba ufite n'umudamu wawe umugurire niba ngombwa bongeze nakuzashyira mu mwana wawe agakinjiro rakamamaje bagwaye agakinjiro ndakamama ugakoreramo nawe ugakoreramo bivuze ngo ayo nanze nawe ariyeho none niba nishyuye 170 utekereza ko mindset yanjye idakora ku buryo nakwishyura 170 nta na mituweli afite uyu nguyu ninde uzi ikiguzi cyo gushyingura urusororo aho kigeze ninde uhazi ninde ukizi ninde ukizi aho bashaka amafaranga ntago ari aho
bashyingurira abantu ikorerwa barayikuguriye cyangwa aka ni agaciro ni n'iterambere witeganyirije rata muntu reka abo ngabo tumubwire uyu muntu nakuvumbuye wowe urimo urapanga ku gikuzimu wowe nakubonye ikuzimu ntabwo bahajya ikuzimu ni mu ntekerezo unasikia kuzimu ni mu ntekerezo hari utarahura n'isi hano se reka nkwibarese ikibazo ubundi rata reka nkwibarese ubundi kugira ngo wifate ujye kugura isanduku wabonaga uri hafi yo gupfa wabonaga bimeze bite urupfu ni ugupfa nyine nawe ugahita upfa nyine igisobanuro cy'urupfu ni iki igisobanuro cy'urupfu nawe ukizi ni ugupfa none se uwo bajyanye urusororo biba bivuze ngo yapfuye urasuka bari muzima aba yapfuye wisuzuka noneho kubera kuki se bavuga ngo umuhanzi ntapfa nuko ari igikorwa asiga ku isi arapfa none se wowe nta bikorwa ufite ibihe se ku buryo nawe uzasigara bavuga ngo hari ibikorwa usize reka njye ntabyo ufite byagorana noneho iki ni igihe cyo kubishaka ugashaka ibikorwa bazasigara kuko umuhanzi niba adapfa bivuze ngo hari ubuzima yasize mu ntekerezo zacu reka nkubaze Jay Polly kuri wowe Jay Polly yarapfuye yarapfuye kuri wowe yarapfuye Jay Polly rero iyo aba yarapfuye ntabwo ubwonko bwawe buba bukibyibuka psychological mechanism defense yawe ntabwo iba yibuka nuko yaduhozemo ngomba kumwibuka iyo vase uvuga wewe warayisigaranye urumva umwana w'umwami aba ari iki none se asigarana ibyase amatware ya se nayasigarana none se ufite ikibazo kunjyana kure ntabwo uri kunsubiza kugira ngo ujye kugura isanduku wowe wabonaga uri mu nzira ipfa kutari kunsubiza yego cyangwa we ugura uburiri kugira ngo ugire ute uryame usinzire urote neza waniyo utasinzira ariko ukaryama byonyine none se kuva wabugura wari bwamara iminsi 3 utarasinzira oya binabaho utarasinzira bivuze ngo nanjye aka ni agakoresho nguze ushobora no gutaha nkaryamamo nkagura agafariso ngashyiramo none se ari ukuryama muri aka gaserikeye kanjye kanyivuniye uranyumva neza no kujya hariya munsi y'ikiraro cya Nyabugogo ugapima samutereri iturutse hari ukinagamo kugira ngo urangize ibibazo icyoroshye ni iki ni wakwirira ikirayi cyawe cya 200 kiva muri Kenya gihe iminota 4 ariko ukiryamira mu gasereke uryamyemo hano ntabwo wasinzira kabisa wewe wabimenya none uvuze ko utaguze isanduka wa cyakora cyo wewe nakwemeje umujyana horo oya tega amati tumurata bro uzinzu ntoya wenda wakodeshaga nige kutubwira ngo waguze isanduka wajya mugasinzira nese amafaranga igenda ukayafashisha imfubyi uri kureba abagenzi si imirimo yo gusigara bakwibuka ako kantu uvuze reba hari gacurira imidugudu hari kuki ari amafaranga banyirayo batayafashe ngo bajye Masaka cyangwa bajye Bumbogo bubakireyo hano ni we ndimo ndabaza nabo bari hano nababazi iyo ugenda ukabafashisha imfubyi n'amafaranga nabo baje hano ibyo nyine uri kuvuga banyirayo wowe wakoze iki kugira ngo izo mfubyi uvuze uzifashe ikigaragara cyo wowe kuko jya umitiyemo wasanga ibyo ntekereza n'ibyo ushaka gukora atari byo icyo gihe waba ufashe ubwonko bwanyu ugashaka kubukoresha icyo butakagombye gukora ugasanga unanankoresheje amakosa bareka kugustressa umva bareka kugustressa wowe uzi ubwenge wowe witeganyije akakoresho kawe urumva ejo wundi utazanatugora atatujya ku kaguru sibyo umva reka mbabwire ku isi ho gatoya sibyo ariko ntihagire umuntu uvuga ibintu byinshi ndashaka kubabwira ku isi gusa urumva kandi sindayibabwira mu buryo bwa hip hop nasikia uwaba yarabonye isura yanjye hano nini ni banana nayibonye sana komanda ugiye kuzana umwana never zina ryanjye urivuga ndamuha desi izina ryawe akwita sinamenye yamaye nka rwasaba izi twatarame uyu mugabo wamwe izina ryawe ushobora kuba witwa rupfu bereza iriya koti ryanjye riri hari kabisa bereka ibyangombwa byawe ahubwo bakwita kote wewe uragiye zanjye kote we bamwita serikeri urumva mutuze mbanze mbabwire isi yariyo yego rato nasikia
isi kubita uwakowe ku manywa y'ihangu, isi kura amenyo umugabo akaba amapengu, isi y'umukorogo kanyanga mu muhogo, isi ifata umusore ikamuvuna umugongo, isi icukurira umuzima ataranahagera, icumbikiye abantu bifitiye imigera, isoroma itabi byigasarura itahinze. Iyo ni isi aho amarira y'imfubyi ashoka buri munsi asaba akawunga gahatwa igipfunsi. Men turi mu isi ya rwona, aho uyoba gatoya ugapfa nk'igikona, isi y'imiturirwa igoswe n'ibiturika, isi y'impinja zuzuye agahinda, zimwe muri toyi izindi muri rigori izindi muri puberi, isi mira bazima bagenda ntibagaruke, isi y'urukungu rukurana n'amasaka, urukundo rwarashize ikibi cyarabyibushye, abantu bari mu bushye. Mana dindisi nk'iyo, turi mu isi ya rwona, aho uyoba gatoya maze iyi si kakona. umusaza ari mubi cyane uri kubaho mu isi yawe, isi yanjye nyibayemo gutyo, sibyo? Isi yanjye nyibayemo gutyo. Ni 24 o'clock mbamba kotsa inyanya, haso ndende still grade mu bahanya, diri n'amaguru mu buhuru bro, dream ubuntu kwiyumva ejo mu makuru, no fashion magazine cyangwa mu muziki, kubiza ugundi tuzi mwana wakoze iki, waguze isanduku hano ku isi nta sambu nta kibanza yewe nta n'inzu, ni intambara no kubona ibijya mu gifu, ibyo uvuga ni ubufu ntashyira imbere y'imbavu, mpemuke ndamukisigaye nk'iturufu, ndarya ibenya n'ibishyimbo by'ijana, ngo uyu munsi cyangwa ejo nabyo nkabibura, urebye neza naho nikora nawe ntakira ndibarigira. Genda wigurira agakoresho nd'umusore. Genda wizanira agakoresho hari. Genda wigurira agakoresho. Urumva? Mwakabonye ngira agakoresho ndakiguriye. Utarunzi nitwa Mbeba y'inzungu optimistic. Peace intercontinental ballistic missile with nuclear weapon peace homme intègre homme responsable respectueux révolte qui dort enfant de Dieu pour Dieu rapidité qui mange les autres. Ayo ni amazina Haruwambaza ikibazo mureke nitwarira agakoresho kanjye rero sasa. Muri ayo mazina ibyo ni izina ryawe Rupfusi nimba ari nuko witwa uzabyiyorera kangusobanurira. Kigali baraseka. Urupfu ni intumwa y'Imana, Imana ikoresha ishaka gusarura. Iyo urubwiye ruhamagara umwana wa Rugigana, igahamagara n'umwana wa Ngofero, bose bagahurira mu ivatiri imwe yitwa urupfu. Konake yayo ni igihe biterwa nuko uzagerayo. Reka nkusubize, ubundi njye ndi umwana wa Mayoro, ninjye umujyana horo, akabuze umukoro nkarya nkayibishora, aho nari nta mahoro, ubundi njye ndi iboro, ipafu ku misoro igavu ku mahoro. Wabyumvise? Urupfu si umwanzi, nose ubundi kuki mutinya gupfa? Nagasego impamvu ni nyagupfura y'ubwenge. Umva ati impamvu atinya gupfa kuko umuntu wapfuye abagaragaye nabi, sibyo? Kandi impamvu ni nyirupfu nanone nuko abagiye bose nta numwe wigize agaruka. Ese ubu my friend ugiye he? None se kutinya gupfa amaherezo y'inzira ni he? Niba nta urajya ngo agaruke, ariko umwana yavukira muri aha turi, umwana akavukana intambara, nabikubwiye umwana avukarira agakuraganya agapfaniha, ahubwo ujye utekereza impamvu bagenda ntibagaruke. Nyine impamvu oya ntago ari heza. Oya reka tubaze umusaza, umusaza yegerano. Abantu bakuze bajya bavuga papa, uyu musore aracyari mutoya, ni umugabo ariko aracyari mutoya, uramubona. Twamusanze hano yigura isanduku ngo agiye kurijyana mu rugo ajye kwibikira. Wowe ibi ngibi bibona gute? Ni sawa cyangwa ntabwo ari sawa umuntu kwigura isanduku akiri muzima? Pino biba mu buryo bwo kwiteganyiriza. Ni sawa cyangwa ntabwo ari sawa? Bishobora kuba ntago twese tunyurwa kimwe. Buri uko tubayeho hari igihe ubona nkoze ikintu tikiriya ni cyiza nanjye nzajye kurikiza. Undi yagikora ngo yango buriya ngo ntago yagombaga kubikora gutyo ngo babikoze abi. We mu buryo bwe arumva ari byo kuko nibyo twese n'ubundi nicyo tuzagendamo. Niba yiteganyirije nuko ngo cya gihe napfa nta bushobozi afite, ntago hazaza babandi ngo ni mwe buzanye 100-200 bazaterura serikeye bamujyana hakwiriye. So ibi yakoze ari icyo numva muvuga ngo gupfa ntacyo wari kuba. Ubundi gituma tugira ubwoba bwo gupfa niki? Ntago tuba duzi Yesu Kristo. Buri umuntu uzi Yesu Kristo ntagira ubwoba bwo gupfa
kandi nta n'ibindi bimutera ubwoba. Icyo nicyo cya mbere. Ntabwo uyu muhungu rero afite ubwoba, ntabwo akoze nabi, akoze neza kuko yiteganyirije mu bwiteganyirize bw'ibi nabyo agomba kubyiteganyiriza, ahubwo mbonye afite ubwenge. Hari n'abandi nigeze kubibona nabageze kuri 2, ariko mbonye ko nawe aje muri abo bantu, kuko nabo bibabaye, uretse ko iyo bikoze gutyo gupfa kwawe biba kuri kubera iki ntabwo simbizi, ntabwo icyo kintu witeganyirije urupfu. abo nabonye 2 uwayiteganyije, uwa mbere nzi w'umusaza yari ari iwacu yapfuye amajije kuyihambaho abantu 10 bayimutira watarapfa, yapfa nyuma y'abantu 10. Byarabaye ibyo bintu. Uwa kabiri ni hano i Kigali, iyo yapfuye imajije guhamba 5 rwose tubibona. N'uyu rero mwimugaya mu bikorwa rwe n'imigambi ye niyo ngiye. Mwibuke ko mu bigendanye n'umuco nyarwanda n'abasaza bajyaga babohesha ibirago bakabwira abana babo bati ntabwo nshaka kuzabarushya, bakagura ingobyi bakazishyira aho ngaho zikaba zihari. Mwiteganyirize, niba bavuze ejo heza wishyure ejo neza heza, ariko uteganyirize ni Rusororo. Hariya hitwa muri Kirya umukwe, nta Joni nta Yohana. Urwego waba urimo uko waba ureshya kose, ariko mutuvugishije ukuri ntabwo murabona abantu babuze amafaranga bajyana gushyingura. Uretse no kuba bavuga ngo babuze abajyana gushyingura, uretse iyo nguyu agiye hari n'ababurikiraho, hari n'ababurikiraho rwose bikagomba kubiteranya, bigasaba kugira ngo basabirize. Hangane ntabwo ndagendayo. Ayibonye ukuvuga ngo urabona systeme, reka mbabwire buri Imana ni igitangaza. Mwese muzanyura hano, mwe twese ni isi yose izaca hano, kandi wari no mu nzira ijyayo. Yeah, of course. Musaza wumvise ibyo akubwiye. Musaza arakubwiye ngo iyo uhashya aka kantu saveni urayimara. No kuvuga kugaha 120 kaza no musumare Sharol nyabu ndagaruka ntabyo kugaruka watigaba ugiye wireba wapfuye garuka mubaza akabazo, garuka ongera uzuke, garuka mubaza akabazo nyabuna. Nari nyigukeneye, ongera uzuke, nari nyigukeneye. Ngereje none turagitambikanye tugihurize w'ibitaro nikizongera Wizirinde guhemuka, wizirinde igihemu. Urumva mwese mwaje kubera ko mukunda mbeba y'inzungu optimistic, kubera ko nari nurutse hariya mu Gakinjiro mvuye kwigurira agakoresho. Rero sho nayibahaye, reka mbakubita kandi gahipapu kamwe nitahire. uri mu kuzimu se cyangwa abantu mbakubita gahipapu gatoya tugerayo amahoro. Ibi ngibi biri seriye, ndabizi abantu baza kwandika comment. Ibi ngibi biri seriye my friend, turabizi abafite inzu batahamo zabo hano bwite mu mujyi wa Kigali bagire gutyo. Hano wasanga nta numwe. Wabyumvise? Iyo uguze aka gakoresho ubwonko bwawe uranyumva neza, icyo bita conscience de soi iguha kwimenya, ukamenya naho ugana. Ntabwo kuki wubake taje utaragura aka gakoresho ni ikibazo. Igikuta kikuguriye utarakagura wenda uri muri credit ya bank, madamu wa ntabwo bamushyize mu bihano. Tekereza kuri aka kantu gashyire ku ruhande, hanyuma utekereza indi mishinga y'igihe kizaza, kuko niba wavutse bivuze ngo uzanapfa, kandi niba uzanapfa n'agaserike uragakeneye. Umenya agaciro k'ikibuno iyo warwaye ikibyimba. nkazabyibuha, urumva nguze nk'aka kanga nka gutya nkazabyibuha mu gihe kiri imbere. Uko waba ungana kose aka gasanduku hano ujyamo gakwirwamo, aka ni agafatiri keza. Nuko wakora wenda kisumbuyeho ka miliyoni, ariko bivuze ngo hano wajyamo ugakwirwamo neza. Niyo waba upima ibiro 200 hano ujyamo ukamera neza. Hari bigabo bingana na bya skitu ntago bya urumva. Ubu rero ni ubuzima, ubu ni ubuzima buno ureba. Ujya wibaza ahantu abantu bajya ntibagaruka,
kwa ujumura ugiye ntagaruka wakubaza amazina y'abantu 10 bagiye urabazi mu bwonko bwawe impamvu bataragaruka rero iyi si nikosa umva ijambo ngiye kukubwira iyi si nikosa ntuzayamire uzayajundike nigenda uyacire nuyamira uzijuta uzatura umubi w'umuruho akumvise namenye ko mbura nambuwe ako kantu utambitsemo ntago ari sawa isi ni kujundika izaguca ururimi ariko isi nuyijundika uzayibera ubumara uzagerayo ujye uyibaba nyine hari uburyo yibaba nase nk'ubu ndapfuye ariko ngo uzagakoresha reka ubwo ata bro sibyo ubu bivuze ngo aka gakoresho niba kabonetse ejo nshobora gutekereza kuba nagura ikibanza ni ukuvuga ngo gupfa byishende ntabwo tuzapfa wenda uzaba uzizi biterwa n'urupfu uvuga urwo ari rwo hari abapfuye bahagaze ntabwo ujya ubumva uwo muntu yakunyuraho bakavuga ngo uriya muntu yapfuye ahagaze akakugura aka gakoresho ntabwo ari ikimenyetso cy'urupfu ahubwo aka ni ikimenyetso cyo kwiteganyiriza burya iyo witeganyiriza na ejo heza birirwa bayidukangurira buri munsi muri ejo heza wishyuye 300 ugasigaho 100 ry'aka gakoresho udufaranga wazatu none se ejo heza bayiguha utarajya muri aka gakoresho ejo heza uyibona ari uko winjiye muri aka gakoresho twese tukagenda turirimba ngo heza ni mu ijuru nta bindi kandi icyo nta kintu wabirenzaho cyakora irusororo hajya umubiri ariko mbeba y'inzungo optimistic peace intercontinental ballistic missile je ngo ngomba hano hajyamo ni nk'iki se nakondo ariko je nzasigara mu mitwe yanyu nk'isereri ubwo se nzaba nagiye hari abana baririmba indirimbo zanjye hari abandi bareba filime bakanezerwa ari ntuzareba iki kiganiro mu myaka nk'ijana kuko YouTube n'uruganda rutazahanagura bavuge bate uyu muntu yari afite amayide meza ariko ubu ngubu nkibivuga gutya ndi kwigera muri aka kabogisi ntago babyumva niyo mpamvu rero ndi kubabwira 0788 iyo ni nimero yanjye ya telefone mpamagara my friend unyandikire kuri WhatsApp ntarapfa umbwira uti imbe w'inzungu umeze ute wenda ashobora gupfa ejo saa 9 kuko abakiranutse bapfa saa 9 pfuye ejo saa 9 byagenda gute nyandikira ngihumeka ngo usubize umbaza uti wose sorya nkubwire nibirungi nyonyo meze bite mama wowe waguze isanduku yawe ufite isanduku yawe urayifite iri he iyawe iri he ntabwo iri ahangari kirari nawe urayifite mu rugo ntabwo nyifite mu rugo nyifite mu gakinjiro hari mu gakinjiro none ukwigurira isanduku utarapfa ni ibintu bizima cyangwa ntabwo ari bizima ntabwo ari bizima kubera iki gusa wajya kugura isanduku utari wapfa uyu nguyu we yayiguze ni umusazi ni muzima ntabwo ndi kubyumva ntabwo uri kubyumva papa wowe wigura isanduku yawe ntabwo isanduku ntarapfa nanjye nabandi kwisorera urupfu kandi ntarugeraho none uyu nguyu we kuba yiguriye isanduku akiri muzima ubibona yayiguze nyine kugira ngo yereke ko nyine buri wese agomba kwiteganyiriza none iyo uri muzima ukigurira isanduku ni ibintu bizima cyangwa ntabwo ari bizima ni ibintu bizima bitewe n'uko witeganyirije wowe uratubwira iki mama wowe nta kintu namuvuga nta kintu wavuga uyu yavuze cyane papa bimeze gute dusoza arya wari ugiye ku reka mbanze nambare urumva icyo bita kwambarira urugamba gusa urumva ko abantu hano bamwe bafite ubwoba bw'urupfu kandi ntawe utazapfa kwambaye amakoti abiri wambara amakoti abiri Pascal Mafurebo ikigori ugomba gufureba urumva reka nkabakubite namaze no kwambara udukweto fata umuzigo wanjye kwanza nigira mu inegeka rya 5 ubu ntago mwanteranyiriza byibura ngo ngure n'akamodoka kari buyigeza kuri kaburimbo nyamara ubu ngubu nguye muri biriya byondo mwayateranya akaboneka wabyumvise urumva icyo kintu ubu mu bantu batugose hano ubu umuntu ashobora kwitura hasi kubera inzara ninde ushaka ikira hano ngo mugurire ntago yabura amana umwana agishaka ariko uragishaka ikira kamugurira ikira nibaguye 5 si senga ni ubwo baraguye 10 yasangire n'abandi
wabyumvise na Yesu yageraga ahantu ari bugaburira abantu yaba akibabwira ati mwicare ukumva bamwe ntibabyumva umvase nanjye genda gui 10 hariya birimo icyaka hano twegereye amazi singaye turamazi kandi ntugire icyaka nanjye uvuye kugura aka gakoresho mfite icyaka impamvu buriya mu bambere Imana iravuga ngo jya utera intambwe imwe yonyine itere 99 ndavuze ngo ninde ngurikira hano baraceceka ariko umwe arabonetse bivuze ngo ateye ya ntambwe ese Imana izagutabara inyuze ugira ngo izaca he mwarimu haze mukeneye cyo kunywa kandi mu byo wariye bigizwe n'amazi nka 40%. aha nuko umuntu tega amatwi umubiri w'umuntu uko wubatswe 60% n'amazi 1/3 cy'isi kigizwe n'amazi uri kubyumva neza mu biribwa turya bya buri munsi niyo mpamvu bakubwira kurya imboga kugira ngo zirwanye indwara bivuze ngo muri za mboga ubwazo zirimo ubuzima ninde ushaka gupfa mbakubitira gahe akunda hip hop oya ngiye kugashyira ku mutwe mwana Mbeba y'inzungu akaba yagiye kwikorera isanduku ye yiteganyirije yaguze isanduku ye akiri muzima abo kugufasha bo ni benshi turarugendana nawe wakumva umwanya sibyo byageze ute byabaye uyu mutwe apanye agapfukamunwa agapfukamunwa ni sawa urebye ikirere abantu bize ibintu bya astronomy mu mibumbe n'ibiki bivuga ko uyu mubumbe wacu niwo mubumbe wa mbere uhumanye 100%. uzi ko n'abantu bo mu cyaro twajyaga tuvuga ngo abantu barwara amadiyabete ngo n'abantu bo mu mujyi bariye neza ariko n'abaturage basanzwe batwebwe dusigaye turwara diyabete munzamurireho gatoya mumufashe bakubitaga hip hop bakubitse abaririmbira yesera cyangwa nk'abakubitire nikoreye kugira ngo mite ngende mwebwe murakaringaniza neza umutwe wanjye sibyo tuzamure sa ariko bitayikoreye agutura isanduku uburinganire rekura twumve murekure twumve rekura aha nk'abakubite sasa amashira kinyoma ku munsi navukiye ko mwishyamba ry'inzitane mu manga ntiwarora yo aho umutindi yanitse rirasira mu ntanzi naduke yasaguye tukaribwa n'umwanzi ndi kwisi y'ikibi intiti z'iyimisi aho ubuzima butoto amazi sigasoroma gusa Imana niyo rugira irya mukuru riratinda ntabwo rijya rihera ca bugufi genda gake nkuri mu bunyereri uwo mu buhuriyemo wimuhutaza ahubwo najya kugwa witanga umuramire muhikaze uti ikaze mama shange mu buzima budashyushye butari nkubwi gikarayi cyatuye kiri kubiriraho umurwaza nyoni nyashya n'abatubambika gakoti kuvuka no gupfa byose nigeno ry'ubuzima gusa jewe niberaho kigengesta umwana wo mutambye iteka gembo landi hasala kuri hip hop jewe nagutera uruhara tuza jewe mvunire mwivi ntwari nyantwari niharanira kwesi bigwinde umuvugizi w'igihe bro mfite iki twigendera yes uyu nguyu ni mbeba y'inzungu ngira ngo murimo kumubona yikoreye isanduku mugura agakoresho man mugura agakoresho hano niho yes kubarimo gukurikirana Big Town TV uyu nguyu ni mbeba y'inzungu ngira ngo murimo kumubona avuye kwigurira isanduku cyangwa serike yiwe mu gihe akiri muzima no kwiteganyiriza nuko nguko akomeje kubivuga ngira ngo murimo kubibona yikoreye mu mutwe arimo kwijyanira mu rugo isanduku ye ibi bintu sinzi ukuntu mubibona sinzi ukuntu mubyumva sinzi mutange comment zanyu hariya ku barimo gukurikirana Big Town TV ntabwo ari ibintu bisanzwe n'ubwa mbere nabibonye ukuntu umuntu
yibitseho isanduku ye mu gihe akiri muzima. Turakomeza gukurikirana aya makuru n'ayandi menshi maze natwe tuyabagezeho mwebwe murimo gukurikirana Big Town TV. Agabari name back to behind the cam ndi kumwe na Nina. Big up to yourself. Namwe mwese murimo gukurikirana Big Town TV, big up to yourself. Icyo mugomba gukora no gukanda subscribe maze mugakurikirana izi gahunda zacu za buri munsi. Biteye ubwoba, biratangaje, nago bisanzwe ariko nuko nguko bimeze isi ya none. Until next time, this is Big Town TV. Ciao ciao.